Yari umwami ukunda guhiga cyane, mu gihe igihugu cye cyabaga kiri mu mahoro nta kindi yakoraga. Rimwe na rimwe bipfaga n'umwamikazi kuko atajyaga amubonera umwanya. Yajyanaga n'ingabo ze n'abandi bahigi bakajya mu mashyamba ya kure. Uwo mwami yari azi kurasa cyane bishoboka ku buryo nta nyamaswa yapfaga kumucika. Yajyaga guhiga kure akaba yamara iminsi 5 mu mashyamba, we nabo bajyanye guhiga batunzwe no kotsa inyama z'inyamaswa babaga bahamije imyambi. Rimwe na rimwe yumvaga adashaka gutaha kuko umugore we yamwakiraga amubuza gusubirayo, kandi we yarabikundaga cyane birenze uko abandi bami babikoraga. Muri icyo gihe abami benshi babonaga guhiga nk'igice cy'ubuzima bwabo. Uwo mwami witwaga Meleki we yabibonaga nk'igikorwa cyerekana imbaraga ze imbere y'abaturage be. Kuri we kutumvira umugore byatumaga yumva nk'umuyobozi utagengwa n'umugore cyangwa umuryango, ko ahubwo ari we ufata ibyemezo bikomeye. Ibi byatumye yanga kwemera ibyo umwamikazi yamusabaga byo kuba agumye mu rugo nibura mu minsi runaka, ngo umwana we w'umuhungu wari umaze iminsi biravutse abanze guhabwa izina ku munsi wa 8. Gusa we yakundaga icyubahiro cyane. Meleki yabonaga ko guhiga bituma agira icyubahiro gikomeye mu bwami bwe, bituma nabwo asiga umugore n'uwo mwana we w'imfura ajya mu mashyamba ya kure. Umwamikazi yahoranaga impungenge z'umutekano w'umugabo we. Kuba umwami yarajyaga guhiga akamara igihe kirekire, rimwe na rimwe akarara mu ishyamba, yatekerezaga ko ari ibyago byamugwirira. Yari yaringinze asaba umwami guhagarika guhiga cyangwa se akagabanya urugero yabikoragaho, ariko umwami Meleki yari yaramubereye ibamba. Umwamikazi yari afite ubwoba kuba ashoboraga no kumwica ataraha umwana izina. Meleki yahigaga kuko yabikundaga, ariko nanone akabikora kuko yabaga ashaka icyubahiro, cyane cyane ko byari n'isomo rikomeye ry'ubuyobozi, ubutwari no gukomeza ubuhangange bw'ubwami. Iyo umwami Meleki yabaga agiye guhiga, yajyanaga n'itsinda ry'abantu b'ingenzi barimo abashinzwe umutekano we, abamufashaga kotsa inyama, abavuzi babaga biteguye gutabara mu gihe haba hagize igikomeretsa abahigi, ndetse n'abasizi b'ibwami bamuririmbiraga bakandika amateka y'ubutwari bwe. Kuba Meleki yarashoboraga guhiga akica inyamaswa nini nk'intare, inzovu cyangwa imvubu byabaga ari ikimenyetso cy'uko afite ubuhanga bwo kuyobora igihugu no kwirwanaho mu bihe by'amage. Mu gihe yahigaga ntiyabaga ahiga gusa ngo arangize umuhango, ahubwo ibyo yafataga byagiraga icyo bimara. Hari ubwo inyama z'inyamaswa yahigaga zagaburirwaga ingabo ze cyangwa abandi bagaragu b'imena. Nta na rimwe yabaga ari wenyine, yajyanaga n'ingabo ze z'inkoramutima zamurindaga. We ntiyahiganaga imbwa na gato, ahubwo yajyanaga n'abahigi b'abahanga bari baramenyereye gushakisha no gukurikirana inyamaswa. Muri iyo minsi yagiye guhiga, asiga umwamikazi arakaye bitavugwa, anahangayitse, yibwira ko ashobora gupfira mu ishyamba agasiga uwo mwana w'uruhinja atamwise izina. Yari abizi ko naho azatahira, azataha ananiwe cyane, yaruhuka agasubira mu mashyamba. Ariko manywa biriwe bahiga buri nyamaswa. Ku bw'amahirwe mu masaha ya nimugoroba nka saa 12:30 yabonye ishaba yiruka inyuma, ibanyuza mu bihanamanga, barasa imyambi myinshi ariko arayikwepa. Umwami ntiyacikaga intege na gato, yakomeje kuyiruka inyuma birangira yirashe umwambi. Isha yaguye hasi, we n'ingabo zari zimurinze hamwe n'abandi bahigi barayegera. Hari hafi saa 12:40 z'umugoroba. Mu minota 10 gusa bari bayishe. Aho hantu bahise bahacana umuriro, barayibaga botsa inyama. Bamaze kurya nka saa 2, umwami ati noneho reka turare hano, mu gitondo dukomeza duhige turebe ko twabona icyo ducyura. Igihe umwami yahitagamo kurara mu ishyamba, ingabo ze zubakaga inkamba aho yari kuruhukira, zikanashyiraho amatara, bakwimukira ahandi bikabuko. Yaryamye yishimye kuko nubwo yahigaga, akenshi ntibyabaga ko ari we wicaga inyamaswa buri gihe. Yari afite abahanga mu gushaka inyamaswa aho ziherereye, bakazimwereka hanyuma agasohora umwambi cyangwa inkota y'akayica. Gusa uwo munsi yasaga n'aho ari we wayivumburiye, akayikurikirana mpaka ayifashe. Icyubahiro cye yumvaga kizamutse kurushaho. Yababujije kuganira cyane gasinzire. Agitora agatotsi, yumvise hepfo gato hari ijwi riri guturukayo. Yahise akanguka, abaza ingabo ze zari zagumye kuba maso niba nta kintu zumvise. Zose zaramuhakaniye, yongera kwiryamira. Mu minota nk'ibiri yarongera akanguka, ati nta kintu muri kumva? Bashigukiye hejuru bati nta kintu twumvise databuje. Bari batangiye gusinzira nabo nubwo bari bamurinze. Yagize umujinya ati ni gute musinzira kandi rimwe mu ndinze? Nabo bati tubabarire nyagasani, n'umunaniro uri kubitera. Yabategetse gufata ibiti biriho umuriro kugira ngo babimurikishe. Yarababwiye ati numvise ijwi inshuro nyinshi kandi ndabizi sinarotaga. Nabo bati ijwi ry'ikinyagasani. Yabasabye guceceka, batega amatwi neza nta n'umwe uvuga. Bumva hirya gato yaho yasha yaguye hari guturuka ijwi ry'umwana uri kurera. Bahise birukira umwami bari hagati. Mu kuhagera basanze umwana mu mugongo w'umubyeyi wari warashwe n'umwambi. Mu gihe umwami yirukaga arasisha, umwambi umwe warayirenze uragenda ufata mu mutima w'umugore wari uhetse umwana. Uwo mwambi waje uturutse imbere ufata mu mutima, wenda guhinguranya ariko ntiwagera ku mwana, ahita agwa hasi yubamye. Uwo mwana we yari yasinziriye cyane ku buryo atahise akanguka.
aho akangukiye yatangiye kurira, ariko umwami n'abantu be bari bari gusakuza cyane kubera ibyishimo by'umuhigo bari bafashe ntibamwumva. Haba mu kubaga, mu kotsa inyama no mu kurya, umwana yarariraga ariko ntibamwumve. Aho umwami Meleki atangire gusinzira rero nibwo yumvise umwana ari kurira hirya. Ako gahinja k'agakobwa katari kamaze igihe kinini kavutse, kagaragaraga nk'akangana n'umuhungu we wari uherutse kuvuka, ari nawe wari imfura ye, kari karize cyane kagera ubwo kananirwa ku buryo kariraga ijwi ntirigere kure. Umwami akibona umubyeyi yapfuye n'akana mu mugongo, yararize cyane nubwo yari umugabo. Abari bari kumwe nabo n'abamarira bazenga mu maso, abandi bagaragaza agahinda mu buryo bushoboka. Umwami ubwe niwe wari wamwirasiye. Bibajije aho uwo mugore yaganaga muri ayo masaha, muri iryo joro birabacanga. Umwami yahise yirahira ati, Meleki kuva naba umwami nkoze ishyano. Yategetse bamwe mu ngabo ze gukomeza imbere ngo barebe ko bendaga guhinguranya iryo shyamba, ko wenda hafi aho haba hari ingwa. Abandi yabasabye korosa umubiri w'uwo mugore bakawuterura bakawujyana aho bari bakambitse. Bari biteguye ko baramujyana mu ngo zo hafi aho ntibazihasanga. Akana ko umwe mu bavuzi b'abagore bajyanaga n'umwami yaragateruye, nk'umuvuzi agerageza kugahoza agashyira mu myenda, gatangira kugabanya kurira. Imbeho yari yakishe, kari gutitira, agashyuhe kaje karahora. Abo umwami yari yohereje bagiye imbere, babona umugabo nawe wari warashwe umwambi mu gahanga, yaguye yicaye yamaze gupfa. Umwami baramuhamagaye ngo naze arebe, ahageze ashengurwa n'agahinda. Bose niwe wari wabishe. Ikibazo yarakomeje kwibaza cyari cy'ahantu bari bagiye. Bose bamubwiye ko byanga bikunda uwo mugore n'umwana ari ab'uwo mugabo. Uwo mugabo wari wapfuye yari yambaye igitambaro, yari akenyeje hasi gusa, hejuru yikokoye afite umuheto n'umwambi. Uko byagaragaraga nawe yasaga n'umuhigi muri ayo mashyamba. Umugore nawe yari afite imigozi, afite n'umufuka. Umwami yabanje gutekereza, arongera asaba zimwe mu ngabo ze gukomeza gushaka niba nta ngo ziri hafi aho. Bakomeje gushakashaka, bagaruka nka saa yine babwira umwami ko bagerageje kugenda biruka, bakaba babuze ngo hafi aho. Yanze kunyurwa, dore ko yari yicaye ku muriro yote yanze kongera kuryama. Ati, mugende amasaha 3 mu kindi cyerekezo, nimuzibura mugaruke. Baragiye, bakigera hirya basanga imitego myinshi cyane. Umwami yagiye kureba, abona imwe muri yo yafashe utunyamaswa 2 nabo bahigaga, zarisha. Uwo mugabo bahise babona ko byanga bikunda yategaga imitego mu ishyamba, inyamaswa zigafatwamo, akazana n'umugore we baje gutwara izo basanze. Gusa nubwo bari bapfuye, umwami yarabagaye ati, ni gute batinyuka kuzana uruhinja muri iri shyamba? Izo ngabo ntiyaziretse ngo zitakomeza gushakisha ingo, yongeye kuzohereza. Zagiye zihuta, nabwo birangira zitabonye ingo muri ayo masaha. Zagarutse hafi saa 11 zo mu gitondo. Akana kari karikiye aho kurira, gusa inzara yari yakishe. Umwami yabuze icyo akora. Ntibari kukonsa, nta kintu bari kukagaburira kuko kari agahinja. Bakikabona bumvaga barabona ingo hafi aho bakakajyanayo, bakumva ko karakomeza kubaho. Nubwo katapfuye, kari kanegekaye cyane. Banzuye ko babuze ingo, bandura ko bagiye kugatwara ibwami. Ingabo zafashe uwo mugore n'umugabo bari bapfuye, babashyira mu bitambaro, babatwara ibwami ngo bajye kubashyingurayo. Umwami Meleki yagiye afite agahinda kenshi, yibaza niba akana kararokoka. Bagiye bihuta bagerayo, umwami ahita asanga umugore wamubwira uko bimeze. Uwo mugore yaramwubahaga cyane, nubwo rimwe na rimwe bapfaga gahora agenda mu mashyamba. Yaramubwiye ati, Nyagasani Meleki mugabo wanjye, ni ukuri ibi bintu bireke, kuko wishe akaziranenge, kuko wishe abaziranenge bitewe no guhiga kwawe. Iyaba wenda twari rubanda rusanzwe dutunzwe n'imihigo, ariko ntacyo twabuze. Meleki ati, tuza, ntabwo wandusha agahinda, ndi kwicira urubanza, sinzi niba nzibabarira, ariko hari icyo ngusaba. Uyu mwana nifuza kumurera nk'uwacu, bagakurana, najya mureba nkajya nibuka ko amakosa yanjye ariyo yatumye abura ababyeyi be. Nzamubera se, nawe unyemerere ko uzamubera nyina. Ndabizi ugiye kugira inshingano nyinshi, ariko nk'umugore nashatse mukunze, mfasha umwiteho, nanjye ngusezeranyije ko ntazongera guhiga. Umwamikazi turakomeje, ntuzasubirayo? Meleki ati, yego sinzongera guhiga, ndabigusezeranyije. Uyu mugabo n'umugore nishe bazampora ku mutima, sinzigera na rimwe nsubira guhiga, hato ntazica abandi. Iyo ntajyana n'abavuzi b'abahanga, aka kana nako kari gupfa, ntitwari kukageza hano. Umwamikazi yaramuhumurije, Meleki aramushimira kuko yari yemeye kurera abo bana bombi nk'impanga. Hashize iminsi 6 umwana wabo avutse, umwami yatumye haba ibwami bose ko ku munsi ukurikira nta murimo n'umwe urakorwa. Bari gushyingura wa mugabo n'umugore yarasiye mu ishyamba. Babashyinguye mu cyubahiro, kandi umwami nawe witanze kurusha abandi, kuko yavugaga ati, ni njye wabishe, iyo ataba njye ntibari gupfa. Yumvaga yabashyingura wenyine ngo yumve ko wenda yakwibabarira. Gusa yasabye ko bitakwirakwizwa mu baturage kandi bakabigira ibanga rikomeye, ku buryo uwo mwana atari kuzigera abimenya amaze gukura.
Ku munsi wakurikiyeho bari bafite umuhango wo kwita abana izina. Umwana wabo yari guhabwa izina ku munsi wa 8. Umwami yaramwishimiye cyane kuko yari imfura ye kandi ari umuhungu. Yamuhaye izina rya Raja, avuga ati mwise Raja kuko nawe azaba umwami akansimbura mugenzi wabo ntakiriho. Yarebye ka gakobwa batoraguye nakagaha izina ati mwise Aisha kuko yazaba umukobwa w'icyubahiro kandi azahabwa ubuzima bwiza. Ubwo navukije ababyeyi be, ubwo bari kuzamuha bwose bundi ku mutwe, azarerwa nk'umwana w'umwami kandi azakura anyita se, umugore wanjye amwita nyina. Uwo munsi wararangiye, umwamikazi atangira kurera abo bana bombi. Nubwo wenda yagiraga abaja bamufashaga kwita ku bana, niwe wabonsaga. Mu bwami bwa Meleki, cyane ko bwari bwarateye imbere, abana b'ibwami barerwaga mu buryo bwihariye kugira ngo bategurirwe kuzaba abayobozi cyangwa abagore b'ibwami. Uburere bwabo bwatandukanaga bitewe n'icyiciro cy'ubuzima barimo ndetse n'igitsina cyabo. Iyo umwana w'umuhungu yavukaga mu muryango w'ibwami, ubuzima bwatangiraga mu buryo bwihariye. Yitabwagaho n'abagore b'inararibonye babaga bashinzwe kumurera no kumutoza imyitwarire ikwiriye. Aba bagore bari nk'abajyanama b'ibwami ku byakorerwaga uwo mwana, ari ababyeyi b'ingoboka bamufashaga kubona indyo iboneye no kwitabwaho mu buryo bwihariye. Iyo umwana w'umuhungu yabaga amaze gukura gato, yatangiraga gutozwa imigenzo n'indangagaciro z'ibwami. Yigishwaga kuvuga neza, kwicara mu buryo bw'icyubahiro no kwerekana ko ari umuntu utuje. Abanyabwenge b'ibwami bamwigishaga amateka y'umuryango we, ubuyobozi n'imyitwarire ikwiriye igikomangoma. Iyo yabaga ageze ku myaka 3 cyangwa 4, yatozwaga uburyo bwo kuvuga mu ruhame, kwakira abashyitsi ndetse n'umuco wa gisirikare, kuko umuryango wagenderaga ku ngabo nk'inkingi y'ubuyobozi. Uko niko Raja yarezwe. Umwana w'umukobwa nawe yavukaga afite abantu bamwitaho byihariye. Abakobwa b'ibwami barerwaga mu buryo bwubahiriza uburere bwiza n'icyubahiro cy'ibwami. Bagiraga abarimu babigishaga imyifatire myiza, uburyo bwo kuvuga neza, kwicara no kugenda bigaragaza ishema n'icyubahiro cy'ibwami. Uko niko Aisha yarezwe mu bwana bwe. Aisha na Raja bigiraga mu bikari by'umwami, bagahabwa abarimu b'inzobere babigishaga mu buryo bwihariye. Bombi bakuze bari kumwe, babigisha uko bazaba abahanga mu mitegekere y'igihugu. Nyuma yo kuva mu bwana atangiye kuba ingimbi, Raja bamutoje ubuyobozi. Gusa kenshi yateraga hejuru agasaba kuba ari kumwe na Aisha mu masomo yose yahabwaga kuko arakiri muto bakabyemera. Aisha nawe nuko yabaga yifuza kuba ari kumwe na Raja. Bakuze bafite ubuzima budasanzwe butandukanye cyane n'ubw'abandi bana. Kubera ko Raja yafatwaga nk'uzasimbura se ku ngoma, Aisha akazaba umugore w'icyubahiro, barerwaga mu buryo bubarinda kugira ubuzima busanzwe nk'ubw'abana b'imiryango isanzwe. Bakuriye mu ngoro y'ubwami aho bari bafite ibyumba byihariye babagamo, bitabwaho n'abagore b'inararibonye n'abakozi b'ibwami. Imibereho yabo yari myiza, babona indyo ihagije, imyambaro myiza n'ibikoresho byiza kurusha abandi bana. Kubera ko batashoboraga gutembera no kujya mu ngo zisanzwe nk'abandi bana, barahoranaga bituma baba inshuti cyane ku rwego rwo hejuru. Nta na rimwe ari kubona Raja ngo ubura Aisha, keretse nijoro bagiye kuryama cyangwa wenda umwe agiye koga no mu bwiherero. Nibyo bintu byonyine byabatandukanyaga. Imikino yose y'abana n'indi bakinaga uko bagendaga bakura barayikinanaga. Kubagumisha mu rugo babikoreraga kugira ngo igikomangoma cyangwa Aisha bagire umutekano uhagije. Byarashobokaga rimwe na rimwe bakaba bajya hanze y'ibwami, ariko byasabaga ko abashinzwe umutekano babanza kubitegura neza. Babaga bafite abarinzi babagendaga iruhande kandi ntibashoboraga kwigendera uko bashatse. Nabwo ahantu bajyaga ni mu bikorwa byo gusenga gusa. Ntibashoboraga kugira inshuti na gato. Uko abo bana barushagaho gukura baba inshuti kandi baba beza ku masura, umwami niko yabatekererezaga yibaza aho azakura abo bazabana. Yifuzaga kuzabashyingira nk'uko byakorwaga mu bwami bwinshi. Abana b'umwami ntibabaga bafite uburenganzira bwo kubona abakunzi nk'abandi bantu basanzwe kuko umwami ari washakaga abo bazashakana. Mu bwami bwa Meleki bwari bwarateye imbere, yari yarateganyije ko umuhungu we Raja agomba gushaka umugore akiri muto. Ku myaka 15, umwami n'abajyanama be bari baramaze kumutoranyiriza umugore. Abajyanama baramubwiye bati waretse umuhungu wakihitiramo, nyuma yaho wazahitamo tuzasuzuma aho avuka, uburere yahawe ndetse n'akamaro yazagirira ibwami. Meleki yababujije guha Raja amahirwe yo kwihitiramo, arababwira ati agomba kwishimira uwo nzamutoranyiriza. Mu gihe kimwe batekereje no kuri Aisha. Aisha bari baratoraguye, nubwo byari ibanga rikomeye ko umwami yishe ababyeyi batabishaka, bari baramureze nk'uwe kugira ngo agire ubuzima bwiza. Nawe yari yujuje imyaka 15, yagombaga guteganyirizwa uko yari kuzashyingirwa. Mu bahabwaga amahirwe yo kumushaka harimo abahungu bakomokaga mu miryango ikomeye cyangwa mu bavandimwe b'umwamikazi. Igihe cyari kigeze kugira ngo buri umwe muri aba bana amenyerane n'uwo bari kuzashyingiranwa. Umwami yahitiyemo Raja umukobwa w'ubwami bari baturanye kugira ngo bakomeze umubano mwiza, kandi uwo mwami yari yaramumwemereye. Uwo mukobwa bamuzanye mu bwami bwa Meleki ahamara iminsi 2.
Muri iyo minsi Raja yabaye nk'umusazi kuko bamutandukanyije na Aisha. Ni ubwa mbere kuva yavuka byari bimubayeho. Nubwo atatekerezaga neza ku byo kuba yashaka umugore atazi n'ibintu by'inkundo neza, yumvaga yishakira kuba ari kumwe na Aisha. Uwo mukobwa bamuzaniye yitwaga Zuki. Muri iyo minsi ibiri we na Raja babicazanyaga hamwe, abajyanama bakabigisha uko bagomba kumenyerana, uko Raja yagombaga kumuba hafi, uko bazarera abana babo, ndetse n'ikizo nshingano zizamumarira nk'umwami w'ejo hazaza. Ntibari biteye ko bari bakiri abana bato. Zuki we yari umwana mwiza, ibyo babigishaga akabitega amatwi yitonze, ariko Raja we ntiyabyumvaga na gake, yabaga ari gutekereza kuri Aisha. Zuki bamusubijeyo, Raja asigarana n'abakozi bo mu rugo n'abajyanama b'umuryango bamwigisha ko agomba kumwiyumvamo uko byagenda kose, ko ari uzamubera umugore. Yanze kubahakanira akajya yikiriza ariko bitamuvuyemo. Zuki nawe kandi niko iwabo babaga bamwigisha uko azabana n'umwana w'umwami wari kuzaba umwami, uko azitwara mu muryango w'ibwami, ndetse n'uko azafasha igihugu mu buryo bw'imibereho. Kuri Aisha nawe yari gukurikiza inzira nk'iyo ya Zuki, akitegura kuzishimira uwo bazamuha wese. Umwami yari yaramuteguriye ko azabana na musaza w'umwamikazi. Abajyanama bakomeje kuba hafi y'abo bana, imyaka igenda ishira, bagera ku myaka 18, bagera muri 20, rimwe na rimwe babahuza nabo bifuzaga ko bazabana, bakabaha umwanya. Raja we yabaga aratira Zuki ko Aisha ari mwiza, ahanashaka kuzamujyana n'ibindi. Aisha nawe iyo yabaga ari kumwe na musaza w'umwamikazi witwaga Raoul, yamwumvishaga ukuntu Raja ari we musore wa mbere mwiza ubaho, ko bapanze kuzacika ibwami bakajya gutembera mu mashyamba bakagaruka. Mu buryo Aisha atari yiteze, dore ko yarazi ko ababyeyi bari Meleki n'umugore we, Raoul yaramubwiye atari Aisha, uwanyereka mama wawe nkareba uko yasaga, niba yari mwiza nkawe. Aisha ati sinumvise neza ibyo uvuze, ushaka kuvuga ko mushiki wawe utamuzi? Raoul ati ndabizi, nubwo ukomeza kundatira Raja, buri gihe muba muri kumwe, ariko njye nawe twenda kubana mu mezi make, rero ntitwabana utazi amateka yawe nubwo Meleki yanze kuyakubwira. Aisha yamuteze amatwi, Raoul avuga byose uko byagenze. Aisha akimenya ko burya atari umwana w'umwami nk'uko yari abizi, yahise ahaguruka agenda yiruka agana aho Raja yari ari kumwe na Zuki. Raja yari yarakaranyije na Zuki kuko yari ari kuvuga Aisha buri kanya. Zuki yaramubazaga ati ntabwo uranyiyumvamo Raja, ko twenda kubana mu mezi make, kuki ukomeza kuvuga mushiki wawe, kuki umuhoza mu kanwa, niwe muzabana? Raja yararakaye ati kuba nifuza kuba ndi kumwe nawe ntabwo bisobanuye ko nifuza kubana nawe, ariko bishobokana nabikora kuko ndamukunda. Yamubwije ukora ati mukunda kukurusha, ahubwo nubwo ari mushiki wanjye, bibaye ari byo nihitiramo nabana nawe aho kubana nawe. Ibyo nibyo byatumye Zuki arakara akicara ku ruhande. Aisha rero yaje yiruka cyane ari kurira, Raoul amwiruka inyuma. Aisha akomeza kwiruka, Raja amubonye arahagarara, yarakariye Raoul cyane agira ngo ari kumubangamira. Aisha yaraje ahita amuhobera ararira cyane. Raja agira umujinya mwinshi, atubaye iki Aisha? Nawe ati nibyo Raoul ambwiye. Raja yabaye amushyize ku ruhande, asimukira Raoul bararwana, ababarindaga barabibona bahita baza biruka. Babaga babahaye rugari ngo babe bisanzuye, ariko babareba ku buryo icyaba cyose batabara. Bamaze gukiranuka bati mupfuye iki? Bakibafashe Aisha yaraje amukurura ukuboko. Raja arongera amuhobera ati humura Aisha, Raoul akubwiye iki? Raja nk'umwana w'umwami yasabye ko babaha rugari we na Aisha, ubwo na Zuki ndetse na Raoul nabo bagombaga kubabisa. Aisha yamubwiye ibintu byose Raoul yamubwiye, bamenya ko burya batavukana. Barahoberanye, Aisha ararira na Raja ararira, ariko bose bakumva mu mutima harimo ibyishimo batazi ibyo ari byo. Bakomeje guhoberana, barahoberana cyane, amarangamutima arazamuka. Aisha arihangana ntiyakomeza kurira, baribanye mu maso bashiduka bari gusomana. Bibwiraga ko nta muntu ubareba, ariko hari ingabo yabarebaga. Yahise ibitangaza mu ibanga, ivuga ko abana bakundana bitari iby'abavukana. Meleki yarahangayitse ahita batumiza igitaraganya. Basanze bakiri kumwe babajyana bombi. Umwami yarabizi ko Raja na Aisha bamaranye igihe kinini, kuko kuva mu bwana bareranye bahorana. Yarabizi ko bo bahana cyane, ariko ibyo kuba bagera ku rwego rwo gusomana ntiyabitekerezaga. Nk'uko byagaragaraga, abo bombi bari bageze ku rwego rwo gukundana, kandi ntibari bagishaka ko babatandukanye. Umwami yibwiye ko batazi iby'uko Aisha na Raja batavukana, arabihanangiriza, ababwira ko abantu bavukana badakwiriye gukora ibintu nk'ibyo, ko abantu bareranywe badakwiriye no gukoranaho. Yababwiye arakaye ko nibasubira azabaha igihano cyo kubafunga iminsi 45. Yabibukije ko bakwiriye kwitoza uko bazabana nabo babahitiyemo, kuko haburaga amezi make bakabashyingira. Raja yasohokanye na Aisha basubira kuba bari kumwe. Yabanje kubwira umwami ati duhe iminota mike tubiganireho, tumenye uko tuzajya twitwaranaho, tubyemeranyeho. Zuki we yahise ataha na Raoul bagiye mu rugo. Raja na Aisha bageze hirya, baribanye mu maso bahita bongera gusomana. Ku nshuro ya mbere barabikoze basa n'abiroze, ku buryo bongeye guhuza amaso bakongera kubikora. Noneho babikoze ingabo zabarindaga zireba.
Nta gutekereza byinshi umwe yahise abibwira umwami, nta kuzuyaza bose bahise babafungirana ahantu hatandukanye. Babafungiye ahantu hameze neza, hari byose bifuzaga, uretse ko batashoboraga kurenga muri metero 3 kuri 3 z'icyumba bari bafungiyemo. Bari bafite aho kubitaho, bakabagaburira, bakenera kujya ku bwiherero bagaherekezwa n'uwabarindaga yabambitse iminyururu ngo badacika. Iyo byabaga bigaragaye ko umwana w'umwami akunda umukobwa batoraguye cyangwa undi wese batamuhitiyemo, byafatwaga nk'icyaha gikomeye kuko bitari bisanzwe bibaho ko umwana w'umwami yanga uwo bamuhitiyemo. Nyuma y'iminsi 45 barabafunguye, umwami arabareka ngo babanze basuhuzanye bwa nyuma kuko yaragiye kubatandukanya burundu ntibazongere kuba bari kumwe. Ntabwo bari kuba bafunze, ahubwo ari guhita ashyingira umukobwa mbere mu byumweru 2 gusa, nyuma akazashyingira umuhungu. Yibwiraga ko ibyo byumweru 2 nibabimarana bizaba ari nko gusezeranaho ko n'ahandi bazahurira. Nyamara yari yibeshye. Raja akibona Aisha bahoberanye nk'abamaze imyaka myinshi baraburanye. Aisha yaramubajije ati, watekerezaga kuki mu gihe cyose tutari turi kumwe? Raja ati, natekerezaga uko nzabwira papa ko ntashaka kubana na Zuki, ko ari wowe tuzabana. Aisha ati, koko se uzi ko watekerezaga nkanjye? Raja ati, wibeshya, watekerezaga iki? Aisha ati, natekerezaga kubwira Raoul ko aho kubana nawe nakwiyahura. Byabateye ibyishimo bivanze n'agahinda, barahoberana. Aisha ararira. Raja ati, humura, niba nawe ari kubibona, muri iyi minsi nibajya baduha iminota yo kuganira tujye dupanga uko twacika, kuko papa ashaka kugushyingira Raoul mu byumweru 2 gusa. Ntugire ngo ibi byumweru 2 bibura ngo bagushyingirane na Raoul, tuzajya tubona umwanya wo kuvugana uko dushaka. Bazajya baduha isaha imwe kandi tuvugane turinzwe n'ingabo. Muri ubwo bwami bwa Meleki, kuko biteguraga gushyingira Aisha, bateguye ibirori mu buryo bw'ikirenga kugira ngo bagaragaze icyubahiro yari kuzaba ahawe nk'uwavukiye ibwami. Nubwo atari umwana w'amaraso w'umwami Meleki, yari yararezwe nk'uwe, yarahawe uburere bw'ibwami n'imyitozo y'ubwenge, uburanga n'umuco nk'abana b'ibwami bose. Bumvaga kizaba ari igihe cy'akataraboneka, kandi ibyumweru 2 byagombaga kuba umwanya wo gutegura buri kimwe. Meleki yasabye abo bireba gutegura buri kimwe ku buryo ari we ari kwemeza ko imyiteguro yose igeze ku rwego rwiza. Nk'ibisanzwe, iminsi ya mbere yibandaga ku gutegura ibirori nyirizina. Abajyanama b'umwami ndetse n'abakuru b'inzu y'ibwami batangiye gutegura urutonde rw'abatumirwa. Kubera ko Raoul yari musaza w'umwamikazi, byari ngombwa ko imiryango yose ku mpande zombi ihamagazwa, ndetse n'abakuru b'imiryango ikomeye muri ubwo bwami bwa Meleki bagatumizwa. Ibwami abaja batangiye gutegura aho ibirori bizabera. Inzu nini y'ibwami yagombaga guhindurwa mu buryo bujyanye n'icyubahiro cy'umuryango w'umwami. Inkuta zasizwe irangi ry'amabara y'icyatsi, amabendera y'ibwami ashyirwa ku mfuruka zose, ndetse imitako ishyirwa ku nkuta n'amadirishya manini y'inzu y'icyubahiro. Mu gihe ibyo byabaga, Aisha we yabaga ari mu gahinda, kandi uko yahuraga na Raja niko barushagaho kunoza uko bazacikana. We na Raoul ntibari bagihura kuko bari mu myiteguro. Nk'uwagombaga kuba umugore wa Raoul, bagiraga amasaha bamwigisha uko imigenzo yose ijyanye n'ishyingirwa izaba imeze. Yajyanwaga mu cyumba cyihariye hamwe n'abagore bakuru b'ubwami, bakamwigisha imigenzo, ukazitwara imbere y'umugabo we, ukazakira abashyitsi, n'icyo bizasaba kugira ngo yitware nk'umugore w'umuntu ukomeye. Ku rundi ruhande, Raoul nawe yari ari kwigishwa imigenzereze y'umugabo ushoboye. Yari ari gutegurwa kugira ngo amenye uko azubaha umugore we, uko azamugira inshuti, n'uko bazubaka umuryango utajegajega kandi uzakomeza guha icyubahiro ubwami bwa Meleki. Mu mpera z'icyumweru cya mbere, umwami Meleki yari mu mihango itandukanye yo kwemeza ko ibintu byose bigenda uko bikwiriye. Yari yaragennye abajyanama bo kumufasha, ariko niwe ubwe wagombaga kwemeza ko buri kimwe kiri mu murongo. Yakoraga inama z'ingenzi n'abakuru b'ibwami, ndetse akagenzura uko imyiteguro y'ahazabera ibirori irimo kugenda. Ubwo kandi Raja na Aisha ntibasibaga guhura muri ya saha imwe babageneraga. Aisha na Raja bari gupanga uko bazacika mu byumweru 2. Mu ibanga rikomeye batekerezaga uko bazacika ibwami. Bari basigaranye icyumweru kimwe gusa cyo gutegura urugendo rwabo. Bari bazi ko ibwami hari abarinzi benshi, kandi ko nta n'umwe wari wemerewe gusohoka atabiherewe uruhushya. Ku munsi watangiraga icyumweru cya 2, Raja yabwiye Aisha ati, nzajya mbabwira ko ngiye mu isengesho ryihariye mu busitani bw'ibwami, maze aho kugira ngo nsenge ntangire gushaka inzira tuzacamo. Gusenga byari byemewe. Raja yari kujya abeshya ko agiye gusengera Zuki. Ibyo byari gutuma bumva ko adakunda Aisha koko, ko afite gahunda imwe yo kumvira se, agakunda uwo bamuhitiyemo. Aisha nawe yari afite umugambi, atugira ngo se njye mba ndi maso. Umva uko natekereje. Ku munsi wo gucika, nzagerageza kwambara nk'umuja, maze ninyura mu bandi baja ntazagaragara nk'uw'ibwami. Nzabaha amafaranga, nta n'umwe uzamvamo. Ku munsi wo gucika bapanze uko bazava mu bwami bwa Meleki, bagaca mu bihuru no mu misozi miremire. Muri icyo cyumweru cya 2, imyiteguro yageze ku rwego rukomeye. Ku munsi wa mbere, Aisha yagiye mu mihango y'ibanga yahabwaga abakobwa b'ibwami mbere yo gushyingirwa. Iyo mihango yari igizwe n'icyo bise gusukura umubiri n'ubugingo. Abagore bakuru b'ibwami bamuhaga impumuro yihariye, bakamusiga amavuta arimo imiti yo kwirinda imivumo.
Mu gihe kimwe Raul we yari ari mu birori byo kwitegura kuba umugabo. Yaherekezwaga n'abagabo bakuru bagakora ibirori byo kumwemerera gukandagira mu rugo rwe nk'umugabo. Cyari igikorwa gikomeye cyahurizwagamo abagabo b'ibwami n'abagabo bose b'umuryango wa Raul kugira ngo bamuhugure, bamugire inama, bamugire umugabo mushya ushoboye guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Nyuma y'iminsi mike habaye ibirori byo gusezera Aisha. Umwami Meleki yari yicaye ku ntebe y'icyubahiro areba uko ibintu bigenda. Yari yishimye kandi mu mutima afite icyizere ko Raul na Aisha bazubakana urugo rukomeye, bityo bigatuma ubwami bwe burushaho guhabwa icyubahiro. Mu minsi ibiri ya nyuma hagombaga kuba ibindi birori bikomeye, aribwo noneho bari gushyingiranwa. Abatambyi b'ibwami batangiye gutegura imihango yo gushyingira, ndetse abahanzi n'abacuranzi b'ibwami batangira kwitegura kuririmba indirimbo za kera zashimaga umwami n'umuryango we. Iminsi yari yihuse kuri Aisha na Raja, kandi umunsi wo gucika ibwami wari ugeze. Bari bamaze iminsi babara n'amasegonda batekereza uko bazasohoka badakomwe mu nkokora n'abarinzi b'ibwami. Ku mugoroba bagombaga gucikaho, bahaye amafaranga menshi abaja n'abagaragu bakoraga mu gikoni, bababwira ko bataza kwitambika imigambi yabo. Raja yaragiye yambara imyenda yari yaratiye umugaragu, afata isafuriya nk'aho agiye guteka mu gikoni cy'ibwami. Yaciye mu nzira z'abakozi agenda nk'udafite icyo yikanga, yerekeza aho yagombaga guhurira na Aisha. Aisha nawe yari yambaye nk'umukobwa ushinzwe gusukura mu rugo, yitwaje igiseke kirimo imyenda ishaje nk'aho agiye kuyijugunya mu myanda. Bageze ku muryango wa nyuma aho abagaragu banyuraga bajya ku isoko, aho bari bizeye ko umurinzi waho yabaga asinziriye kuko hanyuraga abakozi gusa. Uwo murinzi yari umusaza w'imyaka irenga 60 yitwa Bahira. Ababarindaga muri iyo minsi babacungaga iyo babaga bahuye muri ya saha, naho mu gihe babaga batari kumwe bigiraga mu bindi birimo gufasha abandi mu myiteguro, bizeye ko Aisha n'ubundi agiye kuba uwa Raul. Bahira yarababonye agira ngo n'abakozi basanzwe ntiyagira icyo ababaza. Baje gutungurwa nuko abaretse bakagenda atababajije byinshi. Bari bazi ko igihe cyabo cyo guhunga cyari gito. Baravudutse banyura mu nzira yari nto. Bageze ku marembo y'ibwami bahasanga abasirikare babiri baganira batitaye ku bantu bahanyuraga. Uwo mwanya wari amahirwe yabo ya nyuma. Raja yikije umutima afata icyemezo gikomeye. Yafashe ibuye rinini ryari hafi aho arijugunya ku ruhande. Kuko umwijima wari waje, urusaku rwarugero rwatumye abasirikare bareba ibibaye. Aisha na Raja bahita baca inyuma binjira mu ishyamba ryari hafi y'ibwami. Barirutse bamaze kurenga ibwami, Aisha ahumeka cyane. Raja nawe aseka bwa mbere nyuma y'igihe adatuje, yibaza niba bazashobora gucika. Naha dusoreje igice cya mbere cy'iyi nkuru ya Aisha na Raja. Ntuzacikwe n'ibindi bice.